dutangiranye na bano ngaba bari barimo barahunga, umugore ari guhunga afite n'umwana we. Urebe neza ino filimi, bari barimo barahunga bavuye mu bihugu nyine by'amahanga. Hari ukuntu nyine ibihugu byivumbura ikavuga ati noneho umuturage utari uwacu ntabwo tukimushaka, bakabirukana na nabi cyane, ndetse byanaba ngombwa bikarangira bamwe banabambuye ubuzima. Rero abangaba bavuze uti nta mpamvu, barahunga nyine bari kuva mu bihugu by'amahanga bashagunga ngo bajye mu bihugu byabo. Abangaba mureba bari barimo barahunga. Hano hari umugore wari ufite akana gato rwose, ubona yuko kakiri akabebe nyine kataramara igihe kavutse, arimo guhamagara ati yemwe mwana baye koko mwana baye mwaretse kunsiga ahangaha. Ati ubu koko muransigira nde ko twese muzi ko duhuje ibibazo, kuki mushaka kunsiga ahangaha koko? Mwambabariye nanjye mukamfasha, nibura mutabara umwana wanjye. N'umugore yambwiye ati genda utabara umugore wawe, ati twebwe reka twikomereza urugendo. Uyu nguyu akomeza atabaza ati yemwe mwambabariye koko, mwambabariye nibura mukantabara, nanjye ko ibiri kubahiga nanjye aribyo biri kumpiga. Umugabo we n'uyu nguyu yarambwiye ati hangane rwose ntabwo byashoboka, uko dutinda ngaha niko bagenda badusatira, uko dutinda niko bashobora kudufata. Ati rero irwarize wowe n'uwo mwana wawe, ati kubera yuko twebwe rwose turagiye, ati wihangane turahurira imbere. Undebera uno mugabo pe, kandi mu by'ukuri yakabaye nibura atabaye kariya kana, kuko bose nyine nazi ngo imbere hari iki wenda ashobora kugera imbere bakamufata ntabizi, ahubwo we cyakoze arirutse abasize muri ibi bibazo. Ese uno mugore aratabarwa nande? N'abandi bakomeje kugenda nyine biruka bakurikiye uriya mugabo, ariko no mugabo usigaye ahangaha yitwa Oscar abwira mugenzi ati wakihanganye koko tukatabara uno mugore, nibura dutabare kariya kana, kuko twese dufite ibibazo bimwe kandi turi guhunga tujya hamwe. Ubu se ko bamusanzemo ari wenyine, ubu ntibamugirira nabi, nibura waje ukagira umutima wa kigabo, tukaba abagabo tukareka gusiga uno mugore wenyine. Umugore nikakomeza atabaza avuga ati mwana baye mwangiriye impuhwe koko. Umugore muri ako kanya yaribiye, yatangiye kwibira, yarageze ahantu hanini nyine harehare mu mazi ku buryo atagishoboye kuyoga, uretse ko uno mugore atazi no koga. Ariko nubwo we yibiye ntagashaka yuko nibura umwana we bapfana, nibura ari kuvuga ati njyewe mfa ariko umwana wanjye nibura abona ubuzima. Uriya yambwiye ati mbabara rwose reka njye nigendere usigara urwana n'ibyawe. Umugabo yamutaye ni wowe ugiye kumugira imbabazi ngo umukuremo? Arambwira ati mbabarira. Uyu mugabo ambwiye ati mwana wanjye ndakwinginze ntitukamere gutya, ntitukagira uno mutima, ngwino tube twamufasha nibura dutabare kariya kana. Umwana yarabyumvise nyine avuga ati nta kibazo rwose se kuri umubyeyi wanjye, aho ujya nanjye niho njya, niba dufata badufatane. Umwana nyine yagiye na papa we bagiye kureba yuko batabara ubuzima bw'uriya mwana, kuko bwa mama we wenda bushobora kuba buri mu marembera. Nibura uno mugore yavuze ati mutabara umwana wanjye, njyewe nta kibazo mundeke ariko umwana wanjye agira ubuzima. Umugabo ambwiye ati mfasha hano, fasha hari akantu nshaka gukora nyine. Yibiye mu mazi, umugabo bigaragare yuko azi no koga, yibiramo. Umwana akomeza ambwira ati papa wicunge, papa wiyiteho nawe tutaza kukubura. Umugore nyine hano ngara ari kwibira avuga ati ariko si ubu koko mbure n'umuntu wanabara, nibura nganabarira umwana. We yari amaze kwibira, uko yibira nyine n'amaboko agenda ajya hasi ho gahoro gahoro, ariko wa mugabo yaraje. Undebera uno mugabo ntago ari umugore we, ahubwo nyine agize ubutwari nk'umugabo, ahubwo agiye kumuhereza ubutabazi. Nubwo atari umugore we ariko agiye kumuha umutabazi. Yaroze aroga nyine kugira arebe yuko uno mwana yamugeza hakurya, uriya mugenzi we agasigara amufite, arebe niba nyine n'umugore yamusigarana nawe yamuhereza nyine ubutabazi, akaba nawe yamurokora. Umugabo nuko nguko yoze nyine. Buri abantu bagomba kumenya ibintu byose, mukamenya no koga, mukamenya no gutwara, kubera yuko naguze ejo ahantu uzahungira ndetse naguzi aho uzakura ubutabazi. Yo niyo mpamvu umuntu akwiye gukora ibintu byose nyine akabyitoza, akabyiga hakiri kare. Umugabo nuko yavuye mu mazi arambwira ati mwana wanjye aka kabebe gafate neza, ati gafate neza rwose
turebe nibura yuko imbeho nyine itakica, ukegere neza agashyuhe, turebe yuko nyine kagomeza agahumeka. Mbwa ati genda hariya hakurya, ati ndebe yuko na mama we namutabara. Umwana avuga ati nta kibazo rwose papa, uno nguyu ndasigara mwitaho ntacyo bitwaye. Umugore niko yibiye mu mazi, yibirabona nyine byarangiye nta bundi butabazi. Nuko nguko urabona nyine ntabwo azi koga mu by'ukuri, ntabwo azi koga, akomeje ataka avuga ati mana wanabaye, mana wanabaye. Ariko icyo atazi ni uko wa mugabo nyine yagarutse kuba yamutabara, nawe kuba yamuha ubutabazi. Uno mugore rwose umugabo yamusize mu bibazo, uyu ni umugabo umwitangiye, ntabwo ari umugabo we. Umugabo yamubwiye ati rwose madamu wihangane, ihamagara atereye hejuru, buri wese asama yiwe. Nuko nguko byagenze, nuko uno mugore nyine abonye ubutabazi, uno Oscar aramutabaye. Mu by'ukuri aramutabaye, aramwitangiye. Ahangaha rero yatangiye kogesha amaguru avuga ati nta kibazo, ndakugeza hakurya, we ntugire ubwoba, we mfata gusa unkomeze, ntugire ubwoba, ndakujyana kandi ndakugezayo, kandi uhumure turaza kugerayo amahoro. Nuko nkuko Oscar yamuhaye ubutabazi. Mu by'ukuri hari abantu bagira imitima nta kintu na kimwe barebyeho, nta kintu na kimwe bitayeho. Abangaba baje hano nyine bari bavuye mu mazi, bageze ahantu ku gashyamba, barimo bariruhutsa ati mana yanjye ndananiwe, ati amaguru ndumva arimo kundya, ati wowe sumva amaguru ariko kurya. Rungu ati mana we utabanisize inyuma ahubwo, ati burasi we niba ari bubafate koko, ati Yesu we tubukoko mbasigiye iki koko. Ngambwa ati rega uri umugabo gitoya, ati wowe umugabo gito, ati urabona kwera ngo urifata ugasiga umugore n'umwana nkaho mutigeze munabana. Ese ubu niba usize umugore n'umwana ubwo abandi wabakorera iki? Uyu mugabo nyine arabumva ariko ntago abyitayeho. Uriya mugore nawe avuga ati nanjye ndumiwe pe, utuzi ko umugabo yemera agapfira umuryango we, uti none wowe urawutaye umuryango utaye mu bibazo, uti ubundi umugabo aritanga akarokora umugore n'umwana, ati none wowe utaye umugore wawe n'umwana, tubusoka kuri umugabo. N'umugabo yarabyumvishe, yumva ukuntu batangiye kumucyurira nyine bamubwira ati ubu wowe uri umugabo, abandi bagabo bitangira famiye zabo, ati none wowe urabataye, ati ubu koko tuvuge ngo uri umugabo ra, ati ubu se niba ko kumutaye akaba agiye gutabarwa n'abandi, bishatse kuvuga ko ugiye kumutabara iwe mugabo. Uyu nguyu nyine ahinje avuga ati uti nanjye ndumiwe, uti ubu ngubu ntago byari bikwiriye, uti ariko njyewe ibyo ntago bitsindeba. Uno mugabo yarumiwe, nabo bazanye ahangaha batangiye kumucyurira, ari kwibaza ati ese koko wamugani kuki nabikoze, kuki nabasize? Ahinje avuga ati bariya nabo ni bakuru kandi buri wese nyine atabara ubuzima bwe, ati iyo tugeze mu bibazo buri wese arimenya. Ntabwo uvuga ngo uyu ni umuryango kuko twese tuva amaraso amwe, amaraso atukura, kandi uriya mugore ni mukuru nyine, nawe ndamwizeye yirwaneho nawe yimenye. Aravuga ati njyewe nta kindi gisigaye nyine ni ukwimenya, buri wese akamenya ibye, ati icyo ncyo ni uko wenda dushobora kuza guhurira imbere. Uyu ngambwa ati rero ushaka wagenda ukamutabara, nibura ugasubira inyuma, akabona yuko ugize umutima wa kigabo ugasubira inyuma ukamutabara. Uno mugabo yavuze ati munabara iki, nsubira inyuma njyewe bamfate, nari ngize umugisha nibura yuko kano gasozi nkazamutse nta muntu uramfata, njyewe nsubira inyuma. Aravuga ati ariko ari kumwe n'undi mugenzi we, barazana gahoro gahoro twebwe dukomeze tugende. Kuko umugabo yagiye ahangaha avuga ati niba bitamureba se, ati twe n'iki kitureba, ati natwe twikomereze twigendere, niba tumugiriye inama niyumve twikomereze twigendere. Reka batwereke ku ruhande rwa hano hino, bano bavuye mu mazi bacana umuriro nyine ngo babe bota, kubera yuko rwose bari batose nyine, imyenda yatose, akabebe ko nyine nako kari gakeneye ubushyuhe, kwa yuko urabizi yuko umubebe adakurana n'imbeho. Uno mugore nyine ari kumubwira ati rwose urakoze cyane, nibura nubwo njye utari bunabare ariko ugatabara umwana wanjye, ati kubera yuko uno mwana wanjye nibura niwe nifuzaga yuko mwahereza ubuzima njye ukandika, ariko nta kibazo kubera yuko nanjye nibura ubashije kuntabara, ati kandi nzakwitura, ati ngiriye neza cyane, ati urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, ati njye n'uno mwana wanjye uduhaye ubuzima,
ati rero urakoze pe, ati nzakora ibishoboka byose mwitura ino neza ungiriye. Uno mugabo yaramwitegereje cyane areba uno mugore nyine ukuntu afite agahinda, amubwira ati uwanjye yansize, uwo nitaga nk'umugabo wanjye yansize yanaye, nta nubwo anyitayeho, nta nubwo akeneye no kunyumva. Arangije amubwira ati ariko wowe unabaye utari n'umugabo wanjye. Amubwira ati rero nta mpamvu yo kutabura kugushimira. Uyu nguyu amubwira ati rwose nta kibazo, ntacyo bitwaye, ati n'ubundi mbere ntituzi biri bube, ati nshobora kuhagera bakamfata, ati rero nta kibazo, nibadufata ntacyo nawe mpe nagutabaye badufate. Uti rero kubera ko twese turi mu buhungiro nta mpamvu yo kugusiga wenyine, ati niba duhunze nyine tugomba guhungana, niba dufata bakadufata nta kibazo, ariko nibura tumenye ngo mugenzi wacu baramufashe, tumenye yuko nibura hari abandi bakomeje cyangwa bacitse, ariko ntagutaye muri ariya mazi. Uze nibura ngutaye mu mazi akakwica n'umwana akamwica, ubwo naba nungutse iki, nagera n'imbere bakamfata. Urumva aho ngaho harimo inyungu, ariko nibura ngeze imbere bakamfata navuga ati nibura nakoreye umugisha. Nta muntu n'umwe nibura waza kunshinja avuga uti kubera ikibi byabaye, nubwo bandasa nkapfa namenya uko Imana itanciye urubanza imbwira uti kuki nibura hariya utagaragaje ubutwari nk'umugabo. Uyu nguyu nyine aramubwira ati nta kibazo rwose. Muri ako kanya barikanze, bumvishe isasu rivuze, baravuga ati Mana Nyagasani, ati mugenzi wacu umwe muri bo bigaragare yuko bari hano hafi, kandi bigaragare yuko hari uwo bishe, hari uwo barashe isasu. Mu by'ukuri bano barikanze. Ngo abwira umwana ati mwana wanjye byuka, nubwo naniwe ndabizi urananiwe ariko byuka. Uno mwana ati naritayeho nyine, yari yananiwe, urugendo bakoze rwari rurerure. Aramubwira ati byuka mwana wanjye, ndakwinginze byuka, ati tugende, ati kwa yuko birakomeye, ati rero dushaka ukuntu tunyura ahandi hatari ahangaha, ati kwa yuko hano ruguru bigaragara ko bagenzi bacu niho bari, ni naho umwe bamurasiye. Bumvishe isasu rivuze. Aba ngaba rero nta kindi bakoze, bagombaga guhunga kwa yuko bari mu buhungiro, bagomba kuva mu gihugu kitari icyabo bagasubira iwabo, kuko igihugu kitari icyabo rwose cyarababwiye ati umuntu wese uzi yuko atari uwa hano ngaha agomba kuhava akagenda. Abangaba rero nuko nkuko bahunze bava muri icyo gihugu kugira barebe yuko babona ubutabazi, barimo barahunga bashaka nyine ubutabazi. Nuko nguko nyine bazangaha barushye bananiwe. Nawe urabizi uri kwambuka mu buryo butemewe uva mu gihugu cy'abandi ujya mu kindi gihugu nyine mu buryo butemewe, ahangaha uba ufite risike nyinshi, ushobora kuhapfira cyangwa se ukaba wanafungwa. Abangaba rero nuko baje barimo baragenda bumva nta mbaraga, abana bananiwe ndetse n'aba bandi bananiwe, barimo baragenda nibura bavuga ati turebe yuko twazahagera tukagera mu gihugu cyacu, nibura niho tuzaruhukira. Baragiye bubiriraho burongera buracya, barimo baragenda n'ukuri bananiwe. Uno mugabo noneho atangiye kubabwira ati noneho niba naniwe ndi umugabo, ubu mwebwe mumeze gute? Ati ubu niba naniwe koko njye ndi umugabo, ati ubu ngubu mwebwe mumeze mute? Aravuga ati rero mureke twongere turuhuke. Aravuga ati cara uruhuke, nibura dufata akabaraga ku buryo baramutse banadusanze ahangaha twashobora kubacika tukiruka. Uno mwana yakumbwira ati papa rwose noneho ndumva bikomeye, ati nanjye inzara ndumva inanyishe. Uyu mugabo abanje kureba ruguru no hepfo nyine ngo arebe yuko nta wundi muntu uhari, abona nawe. Aravuga ati mureke twicara ahangaha, ati nibura nitwicara ahangaha nibaza kutugeraho turabasha kwiruka, ariko nidukomeza kugenda bakatugeraho birarangira dufashwe kandi dufatwe tudashoboye nibura no kuba twagenda. Ati nibura reka turebe yuko twaruhuka tugakomeza urugendo. Nuko nguko bicaye nyine bose yarabicaje kwa yuko bari bananiwe. Umumama ari kuvuga ati ariko mwana akana kanjye koko, ati ubu buzima uvukiyemo mwana wanjye, ati ubu koko uzakura mwana wanjye? Ariko nyine nakunde kumbwira ati uzakura, uzabaho nabi ariko uzakura. Ati natwe twarakuze
kandi ntabwo twakuze tuba amashanyarazi, twakuze turya ibijumba n'ibiki. Akangaka kakabwira papa we uti papa ndumva n'inzara yanyishe. Undebere nawe koko ahantu bageye ni habi, ni amabotike, nta bintu bihari nyine, ni mu mashyamba, ni ku misozi. Umwana abwiye papa ati ko numva n'inzara yanyishe koko. Papa ambwira ati hangane mwana wanjye, ni mu kanya gatoya nyine tukahagera. Hari uwari uri hejuru yabo, hari umusirikare wari uri hejuru yabo, reka turebe. Uno musirikare hari ikintu afite kimeze nka cya kindi kiroba amafi. Yaraje ahangaha, urabona nyine arimo kumera nk'ukirambura, nk'ugitunganya neza. Ese uno musirikare yaba yababonye cyangwa ntabwo yababonye? Kuko urabona yuko ari hejuru yabo, afite cya kintu nyine gifata amafi bashyira mu mazi kikazamura amafi. Reka twitegereze neza turebe. Wowe icyo ukora ni ukora subscribe gusa, ubundi ukareba neza witonze, ndetse wanayikunda ugakora like na share. Ntusiga utanditse comment ngo utubwire ukuntu uba wabibonye. Yaraje hano ngaha rwose aragitegura neza, aragitegura, arakomeza aragitegura nyine niba agiye gukora ikintu ibyo ntazi. Umugabo yaragifashe arakijugunya. Ese agiye kuroba bano bantu, agiye kukinaga mu mazi, bigiye kugenda gute? Bano muri ako kanya bumvisha ikintu nyine kibagose, barikanga avuga ati noneho ibi ni ibiki? Ati turapfuye nimudutabare. Umugore nawe aratakamba, n'umwana agatakamba, n'umugabo nawe ntafite icyo gukora. Kandi bano mu by'ukuri babizereye mu mugabo, babaswe nyine umugabo ari burwana agakora ibishoboka. Muri ako kanya hari ahantu bisanze ahangaha nyine ariho barimo nyine bari ahantu hejuru kuri wa musozi, bawuvuyeho nyine babazanye ahangaha, babafashe abangaba nyine ku mupaka, babafashe. Wa musirikare babarobye nguwo ari kumwe n'umukobwa washinzwe nyine, uyu nguyu ari kumubwira ati rwose mbabarira ndakwinginze, ati rwose nimutugirire nabi, nimutwice. Uno mugabo navuga ati rwose ndabinginze nibura ngiye mu nyice, ariko bano ngaba mubabarire. Ati kwa yuko bano ngaba rwose bakeneye kubaho, mwabagirira impuhwe, ariko ngiye kwa ko ndi umugabo nyine nta kibazo, mwakwemera mukankorera ibyo mushaka byose, nta kibazo. Ariko uno mugore n'uriya mwana mukabababarira. Uyu nguyu yabwiye ati si uno mugore katari uwawe, uti nahereye kare hose mbireba, ati ndeba ibyo urimo, ndeba neza uko urimo kwitwara. Atese ko umugabo w'uno mugore yamusize hangaha, wowe urinde wo kuba watabara uno mugore? Wowe uri igiki kiwe kugira ngo uno mugore ube wamutabara? Kuki utamuretse ngo usigare unawe wirukanke nk'abandi, none uno mugore asigare wenyine? Dufate uno mugore wenyine. Arangije nyine akomeza amuhata ibibazo, amubwira ati ubwo ngubwo cyangwa ni kwa kundi wacaga inyuma umugabo we. Uyu nguyu aramubwira ati oya rwose urambeshye. Bararebanye, aramubwira ati rwose urambeshye, namutabaraga bisanzwe. Ariko nyine uno mugabo nta mutima mubi yabikoranye, yambwiye ati namutabaye bisanzwe, nta mutima mubi nari mfite. Aramubwira ati kandi umugore yari yibiye mu mazi, uti mbona ngomba kuba namuha ubutabazi. Uyu nguyu aramubwira ati ibyo ngibyo ntabwo byumvikana. None si ubutabazi ubu muhereza gute? Wowe uri Imana itanga ubutabazi cyangwa uri umubyeyi we? Nibura ngo wari umwitangiye, nibura yaba ari umugabo we byari kuba byumvikana, ariko wowe ntabwo byumvikana. Uno mugore yavuze ati rwose tubabarire. Ati nta kibazo wa mugabo we, reka ngushimire, niba tugiye no gupfa dupfe nta kibazo, ariko nibura dupfe, nibura amaze kugushimira. Yambwiye ati ndagushimiye rwose wa mugabo we yuko wanabaye, ati kandi nyine ibyo warushoboye gukora wabikoze. Aravuga ati nta kibazo, ahangaha tugeze ntago noneho ndi mu maboko yawe, ndi mu maboko y'abandi, icyo badukorera cyose bakidukorera. Abwira uriya mupolisi amubwira ati rwose uramutse umbabariye nibura nkazabanza nkakora nyine ngashaka amafaranga nkitura uno mugabo ineza yangiriye. Ariko niba nyine mubyanze wa mugabo we, reka nkubwize ukuri, njye ndi kugushimira bwa nyuma, nibura niba tugiye no gupfa ngushimire bwa nyuma. Kuko uno mugore nyine hari uwo yumvishe barashe, niyo mpamvu afite ubwayo uko nawe bashobora kumwica. Undebera akantu ku kandi. Uno mugore arangije avuga ati uti ndumva noneho
maze kubyumva neza uti ndumva mufite ubwoba bwo kuba mwapfa. Uti none se wa mugabo we kuki wita ku mugore utari uwawe? Uti ubundi inshingano zifata gute? Uti rero reka nkubwire wa mugabo we, niba ari uku nguku koko nta mutima mubi uba ufite, uyu mutima uzawugumane, nanjye najya ndeba umutima wawe, najya ngo numve ikikuvamo. Niba uri bandi nyine bahita bivumbura bashaka kurwana ngo ni abagabo, nyine najya numve ikikuvamo. Arambwira ati uno mutima uzawugumane. Uti nanjye ntabwo ndi umuntu mubi. Ati uno mugore wawe nubwo yasabaga imbabazi avuga ngo abantu ngo turabica, ngo iyo barimo barambuka, ntabwo ndi umuntu mubi. Yambwiye ati rwose ntabwo ndi umuntu mubi. Ati ikigaragaza ko nari umuntu mubi ngomba no kubafasha, noneho mukaba mwakambuka, ariko mutarambuka reka mbabwire ni ikintu kimwe, uko muri babiri mugomba kwitanaho, uyu nguyu akakwitaho n'uriya akakwitaho. Bano barishimye cyane, barishima bavuga ati bise birashoboka koko ko nibura mutagiye kutugirira nabi. Barishimye. Ange avuga ati rero ngiye kubaha ubutabazi, nibura babatware babambutse babageze hakurya. Uti nanjye ntago ndi umuntu mubi. Ati uno munsi muje nyine navuye gusenga, uno munsi nari nasenze, niyo mpamvu nyine nabahemukiye ngo mbe nabafungisha. Abangaba barishimye, ambwira ati rwose urakoze cyane, ati uri umuntu mwiza, ati Imana iguha umugisha. N'umugore banza nasenga, yambwiye ati Imana iguha umugisha kubw'igikorwa udukoreye. Uti kuko ntago bisanzwe. Ati ntago bisanzwe, twe twiteguye yuko tugiye gupfa. Ariko nyine barishimye cyane, barishima. Uno mugabo arangije aravuga ati rwose nta kibazo, ntacyo bintwaye. Uno mugabo narambwira ati ni ukuri nabaho mbonye abantu bagira neza, ati mu by'ukuri uradutabaye, nawe ibi bintu nyine tuzagaruka tukwiture. Uno mukobwa yarasetse nyine arishima, aravuga ati nta kibazo rwose, ahubwo reka mpahereze n'amafaranga azabitaho. Ati kwa kuno munsi niyumvishemo kubafasha, niyumvishemo kubagirira neza. Yafashe amafaranga uno mugore, aje avuga ati wa mugabo we genda wiyiteho, nawe wa mugore we genda wiyiteho, buri umwe wese agende yiyiteho. Ariko niba naba byiza, ati nyine wa mugabo we ugenda nyine ukora ibishoboka, ushakisha ahantu muba, ushakisha n'ukuntu bitaho uno mugore nyine. Ati nawe wa mugore we utwo dufaranga tugende tubafashe nyine, nibura mwushaka ukuntu nyine mubaho, wite no kuri ako kana, nawe wiyiteho. Arambwira ati mugende mwitaneho, uno mugabo akwiteho, nawe wa mugore we mwiteho. Barishimye cyane, uno mwana araseka nyine byabarenze. Kandi koko ntago binari ibintu bisanzwe kubona umuntu kandi ubizi neza kuri mu mafuta, umuntu akagufatira mu makosa uri kwambuka mu buryo butemewe, yarangiza akanagufasha, akaguha n'ubufasha, avuga ati genda wiyiteho. Icyo yakoze uno mukobwa abwiye ati nta kibazo, noneho ibingibi muzabigira ibanga ryanjye namwe. Abwira uno musirikare avuga ati rero ikintu ugiye gukora, genda ufate imodoka, nurangiza ubajyane, ubambutse ubageze hakurya. Numara kubageza hakurya nyine ushaka ukuntu bategera imodoka ibageza hafi y'iwabo. Ngo nyine harabyumvaga, niba nyine ayobowe nta kindi akora ibyo nyine bamubwiye. Ngo yavuga ati nta kibazo, ndabizi neza muragenda neza, nta kintu kiri bubahungabanye mu nzira, uko mugiye gutwarwa n'uno musirikare agiye kubajyana bageze hakurya. Uti rero ngiye namwe tuzasubira ubutaha, uti murabeho nyine mwiyiteho, mugende mwiyiteho. Uno mugore nyine nuko yababwiye. Bano ngambwa ati rwose wa mugore we urakoze cyane, ati ndabashimiye, uti ndabashimiye byimazeyo, uti murakoze pe, uti si uko tuzongera kukubona gute kugira tukwiture. Ngambwa ati nta kibazo rwose, ibyo kunyitura si ngombwa, ahubwo bayi tuzasubira. Ni kandi ibi bintu nyine mubigira ibanga, kuko mubivuze mwaba mwishakazi, mwamwisha amabanga y'akazi. Umugenzi waramubwira ati rero muhaguruke tugende, ati imodoka turayifatira hariya imbere. Ati niyo imodoka iparitse niho tuza kuyifatira. Abangaba barahagurutse nyine bagiye kugenda babatware mu modoka. Uno mugore yabemereye n'imodoka, yabemereye kubatwara, imodoka ikabagezayo. Nta nubwo yabwiye ati nimugeraho murishyura kuri ayo mafaranga, yabwiye ati mwebwe mugenda batware abagezeyo, noneho nimugera mu gihugu cy'iwanyu abategera imodoka mugende noneho mugereyo. Muri ako kanya hari abaje mu modoka, ndetse turi kubona imodoka iri kuzibasatira. Hano hari n'abandi bafashwe tubona barimo barasaka.
reka turebe neza, turebe twitonze akantu ku kandi, kuko turinda kugira na finali y'ino filimi yacu. Wowe icyo usabwa ni ukora subscribe gusa. Uno mugabo nyine yarikanze, yarahindukiye arareba nyine arikanga. Hari abandi barebye, abangaba nyine baraziranye, yagombaga kumwubaha. Yubaha uriya musirikare bari kumwe, nyine aramwubaha, aranamusuza amubwira ati yego rwose nta kibazo, mwakomeza mukagenda. Wa mugabo yarebye wa mugore avuga ati rwose Diane ndakwinginze, mbabarira ndagusabye, nibura nanjye mube mwantwara. Ati si uko ko mwambabariye mukamfasha, nibura ko nkeneye ubutabazi bwawe. Uno mugore aramureba, ureba uno mugabo ari kumusaba ubufasha kandi nawe yabumwimye. Ubwo yari yaheze mu mazi yabuze uwamurohamura, nyine nawe yari yakeneye ubufasha ariko arabumwima. Aramubwira ati hangane duhurire imbere. None koko imbere barahahuriye, bahahuriye ngo yari mu modoka. Uriya musirikare abashije uno mugabo ati uno mugabo se uramuzi ko numva ari kugutakambira ngo wamufashije? Uno mugabo ari kumubwira ati si uko ko nunzi ntiwamfasha? Uno mugabo avuga ati oya, ati njye nkuzi hehe wa mugabo? Ati njye nawe turaziranye. Uti njye ntago nkuzi, wikirirwa rero mbwa ngo ngufashe, ndagufasha se ndafasha umuntu ntazi? Uno mugore nawe yaramwiyambuye, avuga ati simuzi ahubwo twagenda. Ati kwa wabona ndari nushaka kutugira nabi? Ambwa ati Dia wambabare nibura ukamfasha. Uyu nguyu aramubwira ati reba imbere se ngusaka, ibyo n'ibikirimo kwivugishwa. Ati ibyo ni ibiki? Urebe n'abandi nyine hano babafashe bari kumwe. Tubonye wa mugore agiye, bo bagiye mu modoka, bagiye neza, bahawe ubutabazi, bahawe n'ubufasha. Ariko abangaba bo basigaye hariya nyine bagiye gufungwa. Ni ukuvuga ngo turangije filimi yacu, kanze mbaza n'indi filimi nziza cyane kandi iryoshye. Noneho ndakubwiye ngo ntuze gucikwa, ni mu kanya gatoya, ntago ndibuze kubarambira. Ndaje gatoya mu kanya, namwe ntimurambirwe.